mbere ya byose mbanze gusuhuza mwese abantu mudukurikirana aha ngaha kuri iyi channel yacu y'Abavandimwe TV. Abantu mwakoze subscribe ndabakunda cyane. Abantu tumaze kunguka bashyashya ndabakunda cyane kuko ni byiza cyane kuba turi kwaguka, turi kongera kunguka abandi bantu ko muri uko kwezi ndabona ko abantu bamaze kuba benshi, tumaze kunguka bashyashya. Aha ngaha rero twigiraho ururimi rw'ikiganiro. Uyu munsi rero ni wundi wo kuwa gatatu, muzi ko duhuriramo n'ikiganiro cyacu twise nawe byakubaho. Uyu munsi ntabwo cyabayeho, banje kubisegura kuko uyu munsi kitabayeho, ariko ntabwo twabura gucisha ikintu kuko uyu munsi mwawumenyereye kuzagicaho ikintu. Rero muri uyu mwanya ndi kubatangariza ko kuwa gatandatu tuzaba dufite live, tuzaba turi kuganira turi live kuri YouTube channel yacu. Kuwa gatandatu witegura ikintu waba uzatubaza cyose, utegura ikibazo cyawe wifuza, tuzaganira turi live. Icyo uzatubaza tuzajya tugusubirizaho, icyo tubajije tugusubirizaho. Saa 2 za mu gitondo tuzaba dufite icyo kiganiro twise tuzaba dufite icyo kiganiro cya live, tuzaba turi kuganira live, tuzaba turi kwiga turi live. Ubwo rero ntuzacikwa kuwa gatandatu. Uyu munsi ikiganiro twise nawe byakubaho ntabwo uyu munsi cyabayeho, ariko ubutaha tuzaba tugifite kubw'impamvu zimwe na zimwe zatumye tutagishyiraho, ariko ubutaha tuzaba tugifite. Mutagira ubwoba, mutumva ko cyavuye, hari kiriho, kizagumaho igihe cyose. Nawe wifuza ko twaganira ku kibazo cyawe, nawe wifuza ko twagufasha, watwerereza ikintu wifuza ko twagufashamo aho ngaho kuri izo nomero kuri WhatsApp yacu, maze ukatubwira. Wamara kutubwira ikiganiro cyawe nawe tukagicisha muri nawe byakubaho, ukabona ko wabona abantu bagufasha cyangwa se bakugira inama. Ibibazo duhura nabyo ni byinshi, ibintu byinshi duhura nabyo. Ntiwibagirwe rero gukora subscribe n'ubundi nimba tubonye bwa mbere, maze dukomeze gukora umuti. Kora subscribe, utange comment, usharing video, ibintu byose ubikore kugira ngo iyi channel igere ku bantu benshi kandi irusheho kwaguka, kugira ngo tugere ahantu kure, abantu babashe kumenya ururimi rw'ikigande n'izindi ndimi zizajya zicanga kuri Bavandimwe TV. Kuwa gatandatu ntuzacikwe, ndacyabikubwira kuwa gatandatu ntuzacikwe. Tuzaba turi live kuwa gatandatu saa 2 za mu gitondo, tuzaba dukinguye dutangiye live yacu. Tegura ikibazo uzatubaza muri comment, utegura ikintu wifuza ko tuzakubwira aho ngaho muri icyo kiganiro cya live. Tuzaba turi live kuwa gatandatu saa 2 za mu gitondo. Ngira ngo murabyumvisha, ntuzabure. Nimba ari ikintu wifuzaga ntuzabure kuri uwo munsi. Mwari kumwe na Tito MC, Imana igomeze kubaho umugisha. Bye.